tugiye twumva baravuze ngo inkotanyi izafasha ahantu bita muri Senide, nubwo twari tubabaye muri Senide ho habaga abatutsi gusa, hahoze ngo ari tarafiporo mu gishanga, bapfa buri munsi, inzara, macinya, babateramo amagerenade, babateramo, nyine bari baragowe kurenza twebwe twari tuvanze n'abahutu. Byashyikaga nijoro bakaza bakajyana abakobwa kubasambanya, byarabaye n'ukuri, ariko giye Imana yarandinze ibyo ngibyo nta byambayeho. Noneho igihe cyaje rero kugera, inkotanyi iraza, tubona umuntu uje ufite agatenge mu ijosi, aravuga ati nimuze tugende, interahamwe ntabwo zikibishe. Mbiriye ngira diyare cyane, mererwa nabi. Noneho uwo mwana arahaguruka witwa Rayira, mu by'ukuri ngo nyina yari amufite ari umwana umwe, narababuze kuko umwana yarahagurutse arasenga atabaza Imana, aravuga ati Imana yo mu ijuru wadutabaye. Hari hashize iminsi 3 nta kintu babona barya, bagiye kuzana bazana ibyo bintu ngo by'amafi yapfuye yarengeje igihe. Aravuga ati Imana yo mu ijuru wadutabaye, kw'ingabo zo mu isi zananiwe. Umwana aravuga muri iryo joro ati Imana imbwiye ko tutazongera kurara ahangaha. Byabaye mu gitondo twumva amasasu atangiye guturagurika hirya hino, abantu bashaka gusohoka barababuza, hazamo interahamwe zitangira kubica, ariko amasasu arakomeza, bumvise yungikanya barabarekura barahunga. Ariko gihe kimwe rero, ubwo nukuvuga iyo waryamaga urambije ntiwahinaga kubera abantu benshi, iyo waryamaga uhinnye ntabwo warambyaga kandi hari ku matafari. Ubwo byarakomeje tubaho ngaho, turahabaye. Bigeze ku itariki 20 ngira ngo z'ukwezi kwa 5 nibwo haje bisi bavuga ngo twese buri wese ajye iwabo. Ngiye ku murongo kuko nari ntwite, simbona uko njya ku murongo, kandi babyigana, abantu babyiganiraga kujya muri bisi ngo bagende bajye iwabo, bumva hari ko ari ukujya gukira, ariko kwari ukujya gupfa n'ubundi, kuko byose byari byarateguwe cyane. Kuko ntabwo niba Habyarimana yapfuye muri iryo joro ryo ku itariki ya 6 bucya, ariko ya 7 za Nyamagabe batangiye kwica abantu kandi atariho yahanukiye. Yihagera numva umwana araje, mu by'ukuri nakuruye igipapuro cy'isima, nyine mbari cyo nshyira hasi ndabyara. Ntarwe yari yafunze muri icyo kirongozi kirimo imicanga, kirimo isima, mba ndabyaye. Nikuramo agapira naye nifubitse ndamworosa, n'iyanyuma biri kumwe, ababyeyi barabizi. Ubundi umuntu abyara afite urwembe n'urudodo kugira ngo abashe kugenya umwana atandukane n'iyanyuma. Byose byari kumwe, nikuramo agapira ndamworosa, nanjye njye ahantu hari inguni nyine ndegama. Ubwo nyine akana nkajya mbona karatitira, mu by'ukuri naravugaga ntiba kapfaga. Nasabye Imana imbabazi, ariko narabyifuje kuko nabonaga nta yandi makiriro. Byaje kubaho cyangwa karapfuye? Reka nongere nkwifurize amahoro aho uri hose, komeza ugubwe neza. Nanagushimira we udahwema gukurikira Vision TV uyu munsi ku munsi. Nge turi kumwe ni Albert Niyonsaba. Ukwezi turimo ni ukwa Mata, ni ukwezi rero kutagenze neza cyane, 1994 ubwo habaga jenoside yakorewe abatutsi. Muri urwo rwego rero kuri Vision TV mutumenyereye mu biganiro byinshi cyane, ubuhamya ndetse n'ibindi byinshi. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa hano kuri Vision TV, nta kindi twamuzaniye ni ukuduha inzira y'umusaraba anyuzemo muri jenoside, ndetse no kuduhamiriza ko koko jenoside yabaye kandi yateguwe. Amama tuguhaye ikaze kuri Vision TV, mwatangira mwibwira abadukurikiye. Murakoze, nitwa Mukandamage Gatarina, nkaba ntuye ku musozi wa Jari. Ndabashimiye rero kuba mwaje kumva ubuhamya bwacu, kugira ngo n'amahanga n'abapfobya jenoside bakayihakana ko itateguwe bajye babyumva. Mu by'ukuri n'abana bacu
bazamenya amateka y'ibyabaye. Mu by'ukuri rero jenoside yarateguwe muri 1990, nari ntuye hariya mu Gatsata, tuza kumva yuko Rwigema yapfuye. Hari nijoro nka saa moya, abantu batangira kwirukanka bajyana imitumba muri Nyabugogo, abandi bajyana ibishingwe, ariko twe ntitwabasha kujyayo. Noneho tukajya twumva amabuye arikubita kuri korotire y'inzu aho twabaga. Dutangira kubona turarebana nabi n'abaturanyi bacu, kandi nta kintu twapfaga ngo ntitwagiye gushyingura Rwigema. Utarakomeza gato, uvuze ku mitumba n'ibishingwe bari bikoreye, ibyo ngibyo byari bishaka gusobanura iki? Basobanuraga yuko bagiye guhamba inyenzi Rwigema. Imbyino ziratangira zijyaho, bavuga yuko Rwigema nyine waruhagarariye inyenzi yapfuye, ngo 200 zahasize agatwe batakaje umwe. Ubwo ibintu byarakomeye muri iyo minsi, nta muntu wabashije gusohoka, nta wagiye guhaha, tuguma mu ngo. Nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3 nibwo twabonye ingabo z'abazayirwa ziri hariya ku kiraro. Ubwo zikajya zitangira abantu zikabasaka, bakadutera mu ngo, bakavuga ngo leta sigara, leta faranga. Waba wabuze amafaranga nyine bagasakasaka mu nzu, bayabona bakayatwara. Ibintu birakomeje muri 1991, ariko bavuga yuko inyenzi zateye ariko zitazatsinda ingabo z'u Rwanda. Ibintu birakomeje, amashyaka abagiyeho, tukajya twumva imyigaragambyo baririrwa. Amashyaka adashyigikiye MRND barabica, nk'uri muri PSD tukumva ngo baramwishe Gatabazi, bamwiciye, bamutangiriye imodoka iriya za Butare. Ibintu birakomeje, bakajya birirwa baririmba inyenzi yuko ari mbi. Twese batangira gutema amashyamba, bavuga ngo abantu batsemba amashyamba inyenzi zitazabona aho zihisha. Noneho data bukwe aratubwira ati nimuzamuke muzi Jari, ndabona ibintu bimeze nabi. Turazamuka tujya Jari. Ubwo muri 1992 niba ntibeshye, ubwo ngo inyenzi inkotanyi zari zigeze muri za Tumba, nibwo haje Abafaransa bakambika hano kuri Jari. Ikipe imwe yari ruguririya hafi ya Santarari, niho bari barakambitse. Abandi baza gukambika mu mirima yo kwa ba data bukwe, niho bari barestaye imbunda zireba Ishyorongi, bavuga yuko inyenzi ziramutse zihageze bazirasa. Abafaransa barakomeje, bakajya birwa basambanya abantu, badutera mu ngo nyine, batubuza umutekano. Hakaba igihe ndabyibuka hari umuhungu, umurumuna w'umugabo wanjye, bajyaga bamutuma indaya, baza bakajya bagira gutya ku matako, bakavuga ngo barashaka Abatutsikazi. Ari ingabo z'Abafaransa zibigenza zityo? Ingabo z'Abafaransa. Mu by'ukuri icyo gihe ntitwavaga mu nzu, kuko warasohoka ugiye nko mu murima bakakurembuza, ukabona nyine barashaka kugufata ku ngufu. Hari n'abo basambanyaga babafashe ku ngufu. Ibintu rero birakomeje. Bigeze muri 1994 twagiye twumva makuru ya saa 11 mbese hagati aho ngaho. Hari amakuru y'igiswahili n'umugabo wanjye wayumvaga, ariko twagiye kumva, dutangira kumva imbunda zirimo guturagurika i Kigali. Urabona hano Jari hirengeye umujyi wa Kigali. Dutangira kumva imbunda nini zituragurika, barara barasa. Ubwo twumvise yuko bicaga abantu b'Abatutsi. Ubwo bigeze mu gitondo bavuga yuko Habyarimana yapfuye, kandi ntawongera kuva mu rugo, yishwe n'inyenzi inkotanyi. Yapfanye na perezida w'u Burundi.
ngo yahanuwe n'inyenzi inkotanyi, amabariyeri agomba kujyaho, nta muntu ugomba kuva aho ari. Abatutsi nyine baratangira tugira ubwoba nyine, tubura amahoro. Wajya kubona nk'umuntu mwari muturanye, mwari musanzwe muvugana, ukabona ntimuri kuvuga rumwe. Ubwo ndabyibuka nagiye kubona mbona hamanutse abasore ba hano Jari bagiye mu mujyi. Amakuru numvise ntago nababonye bagaruka, ariko nabonye ikipe imanuka, bavuga yuko bazamukanye imbunda, ahantu batangiye kurasa ni ku mugabo witwa Kabayija Fidele, bahatera gerenade. Buracya muri icyo gitondo baravuga ngo interahamwe nyine zaje zaduteye, tutangira ubwo ntitwaraye mu rugo uwo munsi. Muri icyo gitondo nibwo bishe data bukwe, batwara inka. Nari mfite data bukwe wankundaga cyane. Ubwo inka barazitwara, dutangira kujya mu mashyamba. Nari mfite inda y'amezi 7 n'abana 4 batoya. Noneho abagabo bacu baravuga bati muze twishyire hamwe dukumire ziriya nterahamwe zoye kutuzira mu ngo. Umugabo umwe witwa Nyirindekwe niwe waje mu rugo, aravuga ati ubu koko murabona muri bushobora interahamwe? Ati zambaye zaje zigeze hano haruguru, mushatse mwahunga. Yari umuturanyi wacu. Ubwo nari ndi kumwe n'umukecuru nyine mabukwe kwa se wabo umugabo wanjye, tumanuka ishyamba. Abagabo bacu baguma haruguru kungwa, ariko nabo bavuga ngo bakumira interahamwe. Babona baje ari benshi cyane bafite amagerenade, bafite impiri. Ko turengeye mu ishyamba hepfo, ariko ishyamba naryo bari bararitsembye. Ishyamba ryose ryaje ari interahamwe, zari abaturage bari bararitsembye ngo inyenzi zitazihicamo. Ubwo twiriwe mu mukoki turaramo. Muri icyo gitondo nibwo numvise ndembye nzahaye, kubera nari ntwite n'abana ari giye bafite batoya. Njya ahantu mu Gatsata k'umugabo witwa Korode Kanyangoga, niho naraye. Barancumbikira. Hari interahamwe yitwa Gahena, ni umuhungu wa Rusanganwa rwa Bushishi, azana impiri agiye kuyinkubita. Hari umugabo witwa Ishizimpuma, aravuga ati wagiye kurwanya abakurwanya, uyu mubyeyi uramuhora iki? Ubwo uwo mugabo aravuga ati nibugoroba mwiyizire mu rugo. Mu by'ukuri niwe wankijije. Turagenda tugiwe n'amabukwe n'abana, baradusasira turaryama. Tuhamara ayo majoro ku itariki 12. Ku itariki 12 nibwo twagiye twumva, ariko abantu hano Jari bari bashize, bari bapfuye benshi. Baravuga bati buri wese ahunga n'icyo afite. Inkotanyi zafashe ikigo cya Jari ndetse no kubigega. Tubona nabo ku Gisozi barimo bariruka nk'ariya mu muhanda, ariko abantu icyo gihe bari gupfa cyane hariya mu muhanda. Uyu muhanda wa Kiruhura, ubona abantu basahura abandi bapfa. Noneho rero nibwo twahunze turagenda tugera ku Ruyenzi. Ubwo twageze hariya ku Ruyenzi, twumvaga yuko tugeze kuri Nyabarongo, twambutse Nyabarongo, twumvaga yenda ko ibyo ngibyo bisigaye i Kigali, aho tugiye nta bihari. Twagiye tubona ibintu birakomeye. Turara mu mashuri hariya ku Ruyenzi, kubera ko nari ntwite. Haza umusirikare nyine w'ingabo z'u Rwanda, aravuga ati abagore batwite b'abahutukazi bajye baza hariya kuri bariyeri, ugira ikibazo cy'inda tumujyane kwa muganga. Ubwo nanjye narikoze ndagenda. Ngeze kuri bariyeri, uwo musirikare arambwira ati ese ni iki?
ndavuga nti gende ikunda nagira ngo mumfashe njye kwa muganga, ariko kubera ko nari nabonye interahamwe z'ijari ziri hariya zirimo kwica, ukumva bafashe umuntu uzi bakavuga ngo babonye inyenzi bakaba baramujyanye. Hari ahantu hari icyobo kinini cyane hariya hafi ya sitasiyo Irunda, niho ngo babajyanaga, kandi ubona ari umuturage bakavuga ngo bafashe inyenzi. Noneho naragiye mbabeshya ko ndikunda, baransuzuma basanga igihe ntikiragera, marara iminsi 3 nabo baranyirukana kwa muganga, barambwira ngo njye Ikabwayi niho mbega impunzi zijya. Ubwo narakomeje ndagenda nabo bana, tugeze ku muhanda mu by'ukuri nabonye imodoka irimo abazungu, ndasaba cyane ndabasaba, barahagarara banshyira mu modoka. Turagenda tugeze ahantu mu cya kabiri tuhasanga bariyeri ikomeye cyane, baravuga ati abapadiri turabizi ko babika inyenzi mushyire hasi. Abo bazungu babahaye amafaranga 1000 barandeka. Ubwo rero nabo bana twari turi kumwe, ndagenda ngera Ikabwayi. Ngeze Ikabwayi Padiri Kayibanda sinari muzi, ariko abantu bambwiye ko ari padiri, njya kumutakambira ko yarari hafi aho ngaho ngo anyereka ahantu ho kuba ko nahageze amashuri yaruzuye. Ubwo imvugo yakoresheje nabonye ko atari padiri jewe. Ubwo yanshyiriye interahamwe yitwa Deo, yari ifite ishuri yihariye, harimo ibintu byinshi by'amadendo yasahuye, amakara. Bigeje mu gicuka nyakirangamuntu, anyatsirangamuntu mubwira yuko irangamuntu nayihaye padiri kugira ngo arebe imyirondoro y'abana banjye yayinyatse, ariko nabyo narabeshyaga. Ubwo nahagurutse nk'umuntu ugiye kwihagarika, ndasohoka njyaho izindi mpunzi zari ziri, kuko hari abantu benshi cyane bavangavanze b'abahutu n'abatutsi. Ubwo rero twarahabaye turahakubitikira cyane, n'inzira ndende, inzara, nta kintu. Nambutse Nyabarongo mfite amafaranga 200. Turazamba cyane, ariko bakajya baduha umutsima w'ibigori udahiye. Hakaba igihe bawuduhaye hagashira nk'iminsi 2, hakaba igihe bawuduhaye hagashira nk'iminsi 3. Igihe kimwe rero, ubwo nukuvuga iyo waryamaga urambije ntiwahinaga kubera abantu benshi. Iyo waryama guhinnye ntabwo warambyaga, kandi hari ku matafari. Ubwo byarakomeje tubaho ngaho, turahabaye. Bigeze ku itariki 20 ngira ngo z'ukwezi kwa 5, nibwo haje bisi bavuga ngo twese buri wese ajya iwabo. Ngiye ku murongo kuko nari ntwite, simbona uko njya ku murongo, kandi babyigana abantu babyiganiraga kujya muri bisi ngo bagende bajya iwabo, bumva hari ko ari ukujya gukira, ariko kwari ukujya gupfa n'ubundi, kuko byose byari byarateguwe cyane. Kuko ntabwo niba Habyarimana yapfuye muri iryo joro ryo ku itariki ya 6 bucya, ariko ya 7 za Nyamagabe batangiye kwica abantu, kandi atariho yahanukiye. Ubwo abantu bagiye mu modoka barabyigana, haza interahamwe yitwa Mboneko, nuwo mu Gatsata yigishaga ijari. Noneho aravuga ngo tugiye ku murongo ugororotse, ankubita inkoni ikunda kandi ntwite. Ariko kubera Imana abantu babyiganye bajya mu modoka cyane, babanzaga gushyiramo abantu b'abagabo, kuko nubundi bari bazi ko bagiye kubica. Jewe nasigaye ku ruhande, nubundi yaramputaje cyane. Noneho njya ku ruhande, imodoka iruzura ibiragiye, jewe ndasigara. Ubwo bukeye bwaho nibwo nafashwe n'umusonga kubera kurara ku matafari. Imodoka yagiye se mwaje kumenya irengero ryayo cyangwa abantu barimo bari bagiye? Abantu bose bagiye muri iyo bisi, ari yagiye ku Kibuye, ari izagiye za Gikongoro, nta muntu n'umwe wamenye irengero. Iyo barimo kuvuga ngo hapfuye abantu ngo 1,000,000, nta nubwo bazi umubare, kuko hari Nyabarongo hari abantu bategekaga baruhaga mu mazi, ukabona imirambi iramanuka. Hari ibyo batayemo abantu bazwi n'abatazwi. Ubwo ibyo byobo byari byaracukuwe na mbere Habyarimana atarapfa. Urumva rero ko jenoside yateguwe hariya hari icyobo
ngo ni ikinyenzi zari kuzashyiramo abahutu. Noneho rero nibwo urumva yuko nyine jenoside yateguwe. Ubwo rero iyo modoka yaragiye bucyana nafashwe n'umusonga, noneho njya mu bitaro, njya muri materineti. Ngeze muri materineti mpamazemo iminsi nk'ine, indi biramfashe, nabyaye kuri 28 z'ukwa gatanu. Ubwo nagiye kwiseta nyine masanga umugore, hari ahantu hari ikirongozi basanaga kinini, arambwira ngo nimbe ngiye igihe ntikiragera. Ngezemo nasanzemo imirambo 4, ariko umuntu wundi wari urimo imirambo 4 y'abagabo. Umurambo wa 4 warahorogomaga, yari atarapfa kuko nabonaga nihasaza amaguru. Nkihagera numva umwana araje. Mu by'ukuri nakuruye igipapuro cy'isima nyine mbari cyo nshyira hasi ndabyara. Nta rwembe yari yafunze. Muri icyo kirongozi kirimo imicanga, kirimo isima, mba ndabyaye. Nikuramo agapira nayo nifubitse ndamworosa, n'iyanyuma biri kumwe. Ababyeyi barabizi, ubundi umuntu abyara afite urwembe n'urudodo kugira ngo abashe kugenya umwana atandukane n'iyanyuma. Byose byari kumwe, nikuramo agapira ndamworosa, nanjye njye ahantu hari inguni nyine ndegama. Ubwo nyine akana nkajya mbona karatitira. Mu by'ukuri naravugaga ntibakapfaga. Nasabye Imana imbabazi, ariko narabyifuje kuko nabonaga nta yandi makiriro. Kaje kubaho cyakarapfuye. Hariho yitwa Iradukunda Fabiola. Ubwo niriwemo nabyaye saa 4. Saa 4 bigejeje nko mu saa 8, nanjye natitiye, inzara, inyota z'amanywa. Numva haje umuntu w'umudogiteri, rwa rugi wa mugore yafunze ararufungura. Arungurutse arambona, arambaza turakora icyaho. Ni wa mugore wambwiye ngo mpage, noneho mpageze ndabyara. Yazanye ikintu cy'icyenda aranjugunyira, ndayora nyine shyiramo, ndagenda. Ariko mu by'ukuri yaramfashije kuko yambajije niba mfite umugabo. Mubwira ko nta mugabo mfite, nta n'ikindi kintu mfite. Nuko ubundi iyo nabyaraga mu nda harandyaga cyane, ariko yanteye agashinge ntihabasha kundya. Ubwo nibwo yanjyanaga ku gitanda n'akakana kakirimo umwuka, nyine ndakonsa. Ese kugira ngo baguteragire bigeze aho ngaho, wowe ukihagera bahise bavuga ko uri umututsi cyangwa babikoze ku bugome bwabo cyane? Nyine kubera ko irangamuntu nari narayitaye yari yanditsemo ubwo ututsi. Iyo bambazaga navugaga ko ndi umuhutu, kandi ko inyenzi zatwirukanye nkayita. Nanjye n'inyenzi nanjye nkazivuga nabi kugira ngo ndebe ko bwacya kabiri. Ubwo kandi bakundaga no sinzi buryo ki barebaga ku masura, ugasanga bakwisa umututsi n'ubwirangamuntu twabaga ntayo dufite, ariko twaratotezwaga. Ubwo rero ngiye ku gitanda nyine ndaryamye, nibwo bwacyaga baratubwira ngo nituzamuke dusubire aho twabaga. Subira muri bagenzi banjye nyine handi mu ishuri twabaga turyamye ducurikiranye. Ku itariki 2 z'ukwa gatandatu nibwo inkotanyi zahageze mu gitondo. Ariko muri iryo joro hari umwana witwa Rayira, yarahagurutse arasenga nka saa 5 y'ijoro. Umwana arasenga cyane, bari baduhaye ibintu byo mu makopo ngo by'amafi yapfuye. Mbiriye ngira diare cyane, mererwa nabi. Noneho uwo mwana arahaguruka witwa Rayira, mu by'ukuri ngo nyina yari amufite ari umwana umwe. Narababuze kuko umwana yarahagurutse arasenga atabaza Imana. Aravuga ati Mana yo mu ijuru wadutabaye. Hari hashize iminsi 3 nta kintu babona barya, bagiye kuzana bazana ibyo bintu ngo by'amafi yapfuye yarengeje igihe. Aravuga ati Mana yo mu ijuru wadutabaye, kw'ingabo zo mu isi zananiwe. Umwana aravuga muri iryo joro ati Imana imbwiye ko tutazongera kurara ahangaha.
byabaye mu gitondo twumva amasasu atangiye guturagurika hirya hino, abantu bashaka gusohoka barababuza, hazamo interahamwe zitangira kubica, ariko amasasu arakomeza, bumvise yungikanya barabarekura barahunga. Ariko jyewe ntaho nari kujya kuko nta mbaraga nari mfite, ntaho nari kujya, nubwo nari ntunzwe mbere ntarajya mu bitaro n'abana, narogoshaga, nakogoshesha urwembe bakampa 10, nakogoshesha umukasi nabaga natiye bakampa 20, nkagura nk'inkoroboyi ya soya nyine abana bakarya kuko baduhaga umutsima udahiye. Noneho ubwo barakomeje baratatse, ba bantu bariruka baragenda, genda nanirwa. Umwana yari atarakungura, nguma aho ngaho muri iryo shuri, abantu baragiye nanjye ndakinga, ariko akana kanjye k'imfura Bosi kuko ari gafite imyaka 9 niwe wari mukuru, nawe agashaka kwirukankana n'abandi ngo agende, none ndagenda sutama ku rugi gutya, ndavuga ntubu uransiga mbigenze gute. Ubwo rero byagejeje nko mu saa 5 saa 4 n'igice, abandi bagiye, jye nasigaye muri iryo shuri. Tugiye twumva baravuze ngo inkotanyi zafasha ahantu bita muri Senide, nubwo twari tubabaye, muri Senide ho habaga abatutsi gusa, hahoze ngo ari tarafiporo mu gishanga, bapfa buri munsi, inzara, macinya, babateramo amagerenade, babateramo, nyine bari baragowe kurenza twebwe twari tuvanze n'abahutu. Byashyikaga nijoro bakaza bakajyana abakobwa kubasambanya, byarabaye n'ukuri, ariko jye Imana yarandinze, ibyo ngibyo nta byambayeho. Noneho igihe cyaje rero kugera, inkotanyi iraza, tubona umuntu uje ufite agatenge mu ijosi, aravuga ati nimuze tugende, interahamwe ntabwo zikibishe, muze mujye kwegera abandi. Noneho batujyana hepfo muri Senide, baratubwira ngo dufate umurongo ntitukajye ku ruhande cyangwa hirya hino, dutangira urugendo. Nutwo twana nyine nigiye udufite. Turakomeza bamaze kujyana, mu by'ukuri mwari muri kumwe mwese muvanze, mwari mubanye mute nk'ubwoko bubiri muzi ko bwari buri guhangana cyangwa bumwe buri kwica ubundi, mwari mubanye mute icyo gihe? Mu by'ukuri abantu bose ntabwo bari babi, nk'abo b'urusoresore barimo uwo witwa Mboneko, nibo bari babi, ariko nk'indi miryango ikuze, nubwo batashoboraga kugira ikintu baguha, ariko twari tubanyemo aho ngaho mu mashuri. Abafite nk'abana b'interahamwe bakajya nyine gusahura bakabazanira, twebwe n'uwo mutsima wadutungaga. Ariko gihe wabo bantu twari duturanye mu Gatsata b'abahutu, twari duturanye, nta kintu bantwaye. Twari tugeze rero mukomeje, umuntu aje kubabwira ko interahamwe zitongera kubica mugiye. Twaragiye turara ahantu bita ku Mugina, turaharara. Akana kanjye kamwe kaba kafashwe na macinya, mukuru wakaragaherekeza, agarutse arambwira ati ndamubuze. Buki inkotanyi zitubwira ziti muhaguruke mugende. Ubwo twageze mu Ruhango, twakabuze. Tugeze mu Ruhango, umwana yaje gutambika agiye hirya witwa Ureba, arakagasanga karakana niko kari inshuki, tubona arakazanye ariko kabaye amaraso, karwaye cyane, umwuma wakishe. Umumama twari turi kumwakanjyanira kwa muganga kuko nta mbaraga nari mfite, ariko naho tuhamaze icyumweru, ariko karorohewe, inkotanyi zarakavuye. Noneho dutangira urugendo rwo kujya ahitwa Ntongwe Kinazi, n'urugendo rurerure. Ndabyibuka hari ahantu twageze mu kibaya kirekire, umuntu arambwira ati wabataye ukajyana abo ushoboye, ariko kubata ntabwo nari kubishobora. Abandi bavaga nk'aha bakarara nk'ikabuga, jye nkarara hano kubera intege nkeya, nkazahagera ntacyo kurya gihari. Tugeze Ntongwe Kinazi, hari inkambi ngo y'abantu ba Frodebu b'Abarundi, umva ngo bahiciye abantu, umusozi wose wari umunuko w'abatutsi, bishwe nabo ba Frodebu bafatanyije n'interahamwe.
twarahavuye turakomeza twambuka ahantu bita rwa Busoro tugera ku Ruhuha. Ubwo hari aho twageraga tukamara nk'iminsi 3, hari aho twageraga tukamara nk'iminsi 4. Turakomeza tugera za Kamabuye na Nyamabuye, tugenda ishyamba ry'Igako, n'ahantu hari hagoye kubona amazi. Tugenda ishyamba ry'Igako, twageze aho hantu bita za Kamabuye hafi mu marembo i Burundi. Haza imodoka itwara abantu batishoboye, abana banjye bajyamo, nanjye sigarana n'uruhinja. Mara icyumweru ahantu mwikawa nararwaye, n'abana bose baragiye. Naje kugenda rero ngera ahantu bita ngo za Nyabagendwa. Umwana arambona aravuga ati nabonye ba Bosiko ku Cyohoha. Ndavuga reka ngende ndahicara umunsi wose ntibwira ntabana bataraza kuvoma. Ni uko byagenze za Gashora hirya na ngenda nirirwa ku mugezi ngiye kubona koko mbona Bosiko aje kuvoma, ambwira aho baba. Nuko Gashora ya Bugesera. Gashora na ngenda ahantu hafi ngo kwidihiro. Nza kugira ibyago rero umwana wanjye yurira igiti cy'avoka arahanuka yikubita hasi. Ubwo namujyanaga ku ngorofani nako gahinja ngahetse, turagenda cyakora baramuvura, tuza kongera guhindukirana za Ririma. Ubwo rero ngaruka ijari, hari imitego, hari amatongo. Jari uhagarutse ryari? Nahagarutse kuri 20, nageze ijari kuri 26 z'ukwezi kwa 9. Kigali twumvaga yuko yafashwe. Twumvaga ko yafashwe mu kwa 7, twabyumvise turi aho hantu Gashora na ngenda hafi kwidihiro. Hafi urenga icyo ukagenda hirya abantu bavuga ikirundi. Tugarutse rero ubwo jari ntabwo byari byoroshye. Umugabo wanjye yari yarahungiye za Byumba ajya mu gisirikare. Agiye mu gisirikare rero urumva nagarutse nta uhari. Nawe ntabwo yarazi ko tukiriho. Ubwo garutse ijari noneho amatongo mbuzira ahantu ho kuba biranyobera, ndongera nsubira mu Gatsata. Subiye mu Gatsata haciyemo nk'igihe cy'amezi 2, umugabo wanjye araza ngo yari ari i Kanombe yumva ko ndiho, araza noneho biba ngombwa yuko angarura ijari, cyane ko yabanje no kureba abantu bamufasha. Amagufa ya data bukwe naye naraje nsanga yaranyanyagiritse nyine mu kibanga cy'urugo, ndayarundanya nyashyira mu inzu zacu bari barakuyeho inzugi igihe cyababanye gitoya ntibazisenya. Noneho amatongo yari menshi ariko narihanganya amagufa ya data bukwe ndayatoragura nyashyira mu nzu. Ubwo yaje kuza rero ashaka abantu baramufasha arayashyingura, arongera asubira i Kanombe. Nimba hari yarababwiye ikibazo cy'umuryango simbizi. Ubwo yaje kugaruka, tugaruka ijari. Twagarutse ijari mu kwezi kwa 11 z'Icyenda-4. Tugeze hari hepfo kubera haje umuntu igisasu kiba kimufatiye mu mirima yacu acika amaguru n'ubariho, n'umudamu wa Munigantama. Ndavuga nta hantu ntabwo nzahaba. Nibwo twazamukaga tuza hano ku Gasenta mu Nsanze, ncumbika mu nzu y'abandi, nza kubona 4,000. Ntangira gucuruza ikigage, ndacuruza mu by'ukuri amafaranga arananyungukira, ndakomeza ndacuruza. Haza gutera abacengezi bicira umusirikare wacu hano. Leta y'ubumwe iza kuduha ibibanza, ariko giye numva ikibanza nacyo cy'abandi singishaka, giye ndigurira hariya mwabonye abapadiri barimo kubaka. Nari naragize amafaranga atari menshi ariko atari na makeya, kuko icyo gihe umuntu yaguraga kuri make. Naguze ahantu h'ibihumbi 82. Umugabo wanjye rero yaje gupfa muri 2004.
udusangije ku nzira itari yoroshye icyo gihe muri jenoside nyine ubwo yabaga muri Mata ikorerwa abatutsi, ariko mu by'ukuri tumaze kuhava mutubwiye uko mwagarutse mu rugo, ariko kugeza ubu ngubu nizere ko amateka nyine ataduheranye, hari aho twavuye, hari aho twageze, hari n'aho tuzagera heza. We gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge ubu ngubu niyo turimo hano mu Rwanda, kuri wowe wigezehe? Murakoze. Gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge twarigishijwe, mu by'ukuri leta y'ubumwe ntacyo itakoze mu kugerageza guhuriza abanyarwanda bose hamwe. Gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge nanjye narayitabiriye, nabashije kubabarira abantu bansahuye bose, narabababariye, nta muntu nigeze nishyuza, mbanye n'abantu mu mahoro cyane ko tubana no mu matsinda. Nakomeje kugenda niyubaka, nanjye hari aho navuye n'aho ngeze kubera umutekano. Rero nashimira FPR Inkotanyi, ni ukuri aho tugeze ni ukubera FPR Inkotanyi n'Imana yaduhaye. FPR Inkotanyi baraduhumurije, baduhoza amarira, twari twaratewe n'ubuyobozi bubi, ubu turisanga. Baba abasirikare turabavugisha, iyo ugize ikibazo urakivuga bakagikemura. Mu by'ukuri navuga ngo bana mukiri batoya muzirinde amacakubiri, mwirinde ikintu cyatuma u Rwanda rwacu rusubira mu icuraburindi. Ndakubwiza ukuri ko nanjye nagize uruhare mu gufata abacengezi bari bateye kuri umusozi wa Jari. Narabafashe 3 n'ibikapu na jimeri na zamine, fatanyije n'umugabo witwa Haje Abakigariho. Niyo umuntu yapfa ariko akazira ukuri. Ubwo rero narangiza nshimira umuryango wa FPR, kandi nifuriza n'abantu bamennye amaraso yabo ku bwacu kugira ngo turokoke, kuko bamennye amaraso menshi. Harimo umusaza wanjye nkurikira, Imana nawe imwakire, kuko iyo batitanga ntitwari kubaho. Kandi nkabashimira n'abanyamakuru, burya iyo ubonye ubwira ibyakubayeho wumva bikubohoye ku mutima. Nkaba rero nabwira abanyarwanda cyane cyane abapfakazi n'imfubyi ko bakomeza kwibuka kandi biyubaka, n'abanyarwanda muri rusange tudashobora kwibagirwa abantu bacu, buri wese kandi ahari agakomeza guharanira kuba intwari. Nkabashimira leta y'ubumwe yashyizeho umuryango Ibuka utuba hafi, wabashije kuvura abamugajwe na jenoside, ukita no ku bantu banduye virusi ya sida bafashwe ku ngufu. Leta y'ubumwe yarakoze, muzamfashe kuyishimira. Ikindi baratuvuza, ntabwo badutereranye, abana babashije kwiga. Urabona ko u Rwanda rurimo kugenda rwiyubaka cyane mu gihe gitoya nk'iki cyari cyasenywe n'umwanzi. Nkaba nongera gushimira umuryango wa Soresi, muzamfashe mu itangazamakuru mubivuge. Umuryango Soresi watubaye hafi, uraduhumuriza. Mwabonye ahantu mba, Soresi niyo yanyubakiye, iranyubaka cyane. Nanjye nakomeje kurwana urugamba rwo kurera abana, ntabwo byari byoroshye. Nanjye kandi ngerageza kuba hafi imfubyi n'abapfakazi, cyane cyane ko nashimiye n'Imana nanjye nkakura umwana mu kigo cy'imfubyi, ntitaye kwironda koko ryari ryarabase uru Rwanda. Ubu ariga, yiga i Nyanza, ageze mu mwaka wa 5 segonderi. Uwo mwana namukuye mu kigo cy'imfubyi, harahari, wenda nawe mwaza kumuganiriza niba umwanya uhari.
none Imana yongeye no kumpa undi mwana nawe nguyu, nawe mufata umwe nko mu bana banjye, tumenyanye vuba nta gihe kinini kirashira, ariko nawe turakundana. Ni ukuri irondakoko jyewe ntarindimo, abantu bakiri mu irondakoko, irondakarere bahezwa inyuma n'amateka, nta terambere. Murakoze banyamakuru, mujye mukomeza mudusure tubabwire ibyiza bya FPR Inkotanyi. Murakoze.